siko kaga babatijwe kera ubu dufite. Siyo mpamvu undi kwigisha abantu bagahishurirwa ibyo ariko bakumva ntacyo babikoraho. Siyo mpamvu bamwe basubiye ku birutsi nk'uko imbwa ijorowe n'ibyo yari yisubira ku birutsi iyindi yumva isiguwe neza. Aha hicaye abantu bakoze amarorerwa, ahantu hicaye abanyabyaha bashayishije kandi bari barigeze kubatizwa. Aha hicaye abagabo, hicaye abagore, hicaye abasaza, hicaye abakecuru bafite ikibazo cy'uko dayimoni zabagarutsemo zitaje ari umwe, ahubwo baje ari ingabo, baje ari barindwi. Ubu nicyo kibazo twagize. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuririmbyi afunga inguni ariko akekwaho n'ubusambanyi, akajya agira atyo abandi, yigira atyo abandi, yigira atya. Bavuga bati tugiye Isiyoni, akajya azunguza igihanga nka rusake iri kuguguza, atahagarika ubusambanyi n'uwabimubwira bakaba baba babiri. Icyo gihe kiba cyarabaye si uko abatarabatijwe, ziba zaramuvuyemo igihe yandihiraga icyaha cye. Ariko iyo atabaye maso ngo asenge zimugarukamo ari zirindwi, ndavuga dayimoni, zarangiza zikagukanyaga. Cyakora ku isi iyo umuntu avutse, umubyeyi w'umugore aranezerwa ati ndaruhutse, umugabo akirukanka akajya gushaka isombe ririmo n'ikinono n'utuzi dushyushye kugira ngo akande umubyeyi. Iyo umuntu avutse mu isi twebwe turaseka, iyo umuntu avutse mu ijuru bo bararira ngo bashyira inanga hasi bakaboroga bati igini rivutse ryiyongera ku yandi, uyu niwe ejo uzashinga akabari agakora amavuna ya Satani, aho abantu bakagombye kujya berekera mu rusengero aho bazakirira imitima, bakajya berekera iwe bagiye kurimbura ubuzima. Ubundi wari amavuna y'umwanzi. Uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi, ariko uwibye abuze ubugingo buhoraho. Niba Imana ikurikirana ngo imwigishe, imuha igihe cyo kwihana, igira ngo adapfa apfuye ari igisambo. Ko twize kumenya Imana, iyo Mana murayizi. Ni ikibazo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Muzamura ikiganza cy'iburyo. Haleluya. Aya manywa mumfashe dushimira Imana. Bajya bavuga ngo ni amanywa y'amahanga abagabo. Saa sita zirageze, hari abafundi maze iminsi nkoresha, ahantu nari maze iminsi ndi kuvugurura, ariko wajyaga kumva umwahamagaye mugenzi we tiruna, undi ati karame, atese ntanzo kuri kumvara, undi ati kundya rwose. Ubwo nabaga menye ikintu bavuze yuko bashaka kujya kuruhuka. Iyo rero bigeze saa sita, buriya niyo mpamvu aya masaha aba mu rusengero nayo abantu bamenyereye. Ariko iryo somo mwarisomye ryanditse mu migani, riravuga ngo wa gihugu we, ubugushije ishyano